Ibintu byabereye mu Minembwe ni agahomamunwa, ni ibintu biteye ubwoba cyane biteye n'agahinda. Nakomeje kugenda mugezaho amakuru mu buryo bw'incamake cyangwa se nka breaking news ku makuru y'ibyabereye mu Minembwe n'ubundi mu ijoro ryashize, ariko n'ubundi aba ari isezerano y'uko nyuma ya breaking news cyangwa se amakuru acagaguye mba nakugejeho aba ari na ngombwa kugira ngo noneho nkugezeho ya makuru ari mu mizi mu buryo bucukumbuye, ijambo ku rindi, konsinye ku yindi. Reka nkubwire ngo ikaze mu makuru yacu arambuye. Umusaza n'ubundi naho nakomeje kugenda mbereka n'inka mu Minembwe zishwe n'ibisasu bikomeye cyane nyuma y'uko uruhande rwa leta ndetse n'ingabo z'abarundi bagabye ibitero bikomeye cyane mu Minembwe mu ijoro ryashize, rigahitana abatari bakeya, rikangiza imitungo ikomeye cyane harimo inka n'inzu z'abaturage b'abasivile bo mu Minembwe. Amakuru rero n'ubundi akomeje kujya hanze ni uko umusaza waguye muri iki gitero, umwe uyu nguyu nakomeje kuboneka ku mashusho, akaba yitwa Muzehe Rudaga Adriane. Rero mu gihe yari afite imyaka 95 ni agahinda gakomeye cyane kuba umusaza w'imyaka 95 yakicwa n'ibitero bya bombe bikomeje kugabwa n'ingabo z'abarundi nanone na Kinshasa. Uyu musaza rero yari umwe mu bagize imiryango y'abanyamurenge, rero yitabye Imana azize igitero cya drone cyagabwe ku nzu ye mu gace ka Minembwe n'ubundi nk'uko nakomeje kugenda mbikubwira. Iki gitero cya drone rero cyongeye guhitana ubuzima bw'undi muntu mu miryango y'abanyamurenge mu misozi miremire iciritse ya Kivu y'Amajyepfo, nubwo hari haragahenge k'intambara kari kamaze iminsi karumvikanyweho hagati ya FCM23 na leta ya Kinshasa ndetse na Kigali, hamwe na Kinshasa binyuze mu masezerano ya Washington. Ariko twakomeje kugenda tubona ko nta musaruro, ni nyuma y'uko gahenge gasinywe ariko akaza kuvamo ibitero bikomeye cyane byagabwe mu bice bigiye bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo, bigabwa muri Kivu y'Amajyepfo, bigabwa Goma, byanakuyemo n'umukozi w'umuryango mpuzamahanga. Ibyo ngibyo biravugwa cyane, ariko kugeza ubu ngubu n'ubundi biracyari aho ngaho, byaterewe iyo nta musaruro bitanga, dore yuko mu minsi ishize leta ya Washington yongeye gutumiza ibihugu birebwa n'iki kibazo, haba ku Rwanda haba na leta ya Kinshasa ndetse na M23. Byavugwaga ko hagomba kugira ibiganiro bigirirwa iduha, ariko nta konsinye cyangwa se nta gisubizo na kimwe byigeze bitanga ku muti w'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo urambye cyangwa se uw'agahe gatoya. Gusa ibi ngibi biri kuba n'ubundi mu gihe abacanco b'abanyamahanga bayobowe n'umunyamerika Eric Prince rero mu minsi yashize yavuye muri Kongo, yaraje ahamara iminsi mikeya, bakomeje kugaba ibitero bifashishije za drone mu midugudu ituwe cyane n'abanyamurenge, haba mu misozi miremire ndetse n'iciriritse ya Kivu y'Amajyepfo. Ibi bikorwa by'urwego rwo gufasha ingabo z'u Burundi FARDC bafatanyije na za FDLR zica abaturage ndetse zikanabahohotera, hamwe n'indi mitwe ya Wazalendo ikomeje kugaba ibitero bikomeye cyane ku butaka, irimo kwica abasivile no gusara imitungo yabo. Mwakomeje kugenda mubona mu mashusho agiye atandukanye ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Mu gihe ariko ibi ngibi biri kuba n'ubundi umuhuza w'umunyamerika cyangwa se Washington ikomeje guceceka cyane, nubwo bigaragaza ko amasezerano ya Washington yagize ikintu akora cyarabuze burundu, ariko nanone n'ayaduha nayo inyungu zayo zarabuze muri rusange. Nta muti urambye wigeze utangwa n'ibi biganiro ku umuti w'intambara cyangwa se ku bibazo by'intambara. Rero ibi biri kuba n'ubundi byose biri guhurirana mu gihe ibitero bya drone ibihugu bigiye bitandukanye, ariko nanone n'imiryango mpuzamahanga ikomeza kureba yibaza icyakorwa, nubwo nayo iba yicecekeye ibi ngibi byose biba, ariko ntago habura ababibona ngo babibonemo ikibazo gikomeye cyane, no kwibaza uko biraza kugenda, no kwibaza uko amahoro azaboneka. Bigoranye cyane mu gihe Kinshasa igikomeje gukaza intambara ndetse no gushyigikira imitwe yitwaje intwaro nka Wazalendo, FDLR, bihora byica abaturage, biba n'urwango mu baturage basanzwe, mu banyagihugu ba Kinshasa cyangwa se mu baturage ba Repubulika na Demokarasi ya Kongo, bikica ubwoko bw'abanyamurenge batuye mu misozi miremire ya Mirenge
aho bakomeje kugabagaho ibitero bya drone byaba bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse na coalition yabo cyangwa abo bafatanyije. Reka nkubwire ngo nahanganye mbaye nsoreje inkuru yanjye icukumbuye. Niba ari ubwa mbere n'ubundi wisanze kuri uyu mushya mu Rwanda, kandi kuri iyo nzogera tuzabane n'ubutaha. Reka nkubwire ngo ciao ciao.